iyo bibeshya bakarwana bari gupfa bagashira. Iri ni ijambo ryavuzwe na nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda ari we Perezida Paul Kagame. Iri jambo yarivuze ku munsi w'ubwigenge mu Rwanda, ati hari ku nshuro ya 31. Iri jambo yarivuze n'ubundi aribwira ngo ababaye abacancuro abangaba bari baraturutse mu bihugu by'uburengerazuba bw'isi ngo baje kurwana muri Kongo. Ati abangaba nubwo bari baje n'ubundi umugambi wari kurwana na AFC M23 ndetse ubwo bari banazanye na SADC n'ingabo z'u Burundi, ngo ariko intego yindi bari bafite ngo kwari ukurasa ku Rwanda. Ariyo mpamvu nyakubahwa yagize ati iyo bibeshya bakarwana bari gupfa bagashira. Muri make ni nkaho yarashatse kuvuga ati iyo bibeshya bakarasa ku Rwanda abangaba bari gupfa bagashira. Nanone ku ruhande rwa muzika cyangwa se rw'imyidagaduro turaza gusanga aho umuhanzi Ish Kevin ngo yasinye muri kampani itunganya umuziki ndetse inakurikirana n'abahanzi. Ubwo ni uruganda rw'umuziki rwitwa Universal Music Group. Uru ruganda rukaba rukorera ku isi hose ndetse yasinye ngo ni ku ishami rya East Africa, aho icyicaro cyarwo kiba muri California, ariko no muri Afrika ngo hakaba hariyo amashami agiye atandukanye. Bivugwa yuko uyu nguyu ari uwa kabiri bitewe n'ubuhanga n'ubuhangange akomeje kugaragaza n'indirimbo n'ibitaramo agenda agaragaza. Aho ku ndirimbo ye ya mbere reka mbibutse yiswe Amakosi ndetse n'izindi zagiye zikurikira. Uyu nguyu ngo yahoze ngo n'ubundi ngo yikorera ngo amasiganwa y'imodoka hamwe n'umuvandimwe we, ariko birangira abaye umuhanzi. Asinye muri Universal Music Group nyuma ya Ariel Ways y'umuhanzikazi wo mu Rwanda ari we Ariel Ways, nawe wakomeje kugaragaza ubuhanga bukomeye. Ndaje mbagezeho inkuru zose uko zakabaye uko ari ebyiri, yaba inkuru ya nyakubahwa Perezida Paul Kagame avuga yuko aba bacancuro iyo bibeshye bakarasa ku Rwanda bari gupfa bagashira. Nanone mbagezeho uyu Ish Kevin ibyo yasinye mu iyi kampani cyangwa se muri uru ruganda rukomeye rw'umuziki. Ucyumvira ijwi uhita wumva yuko utibeshye nk'ibisanzwe. Ni kuvumbuza isho ikiganiro nimenya byose, jyewe ukibagezaho ndi Ken Chris. Kangusabe gukora subscribe maze like na share kugira ngo tuzajye twibana kandi ibiganiro byiza nk'ibi bijye bibasha kugera kure hashoboka. Nikaze. Perezida Paul Kagame yavuze ku mutekano wo mu karere, agaragaza ko ibihugu byohereje ingabo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kurwana n'umutwe wa AFC M23, ariko bagambiriye kurasa u Rwanda. Mu ijambo rye yavuze ko izo ngabo zirimo abacancuro iyo bibeshya bakarwana bari gupfa bagashira. Umukuru w'igihugu yavuze ko nyuma yaho bigaragariye ko batagishoboye kurwana no kugira icyo bakora ku Rwanda, bahawe inzira ndetse rukanabacungira umutekano kugeza bageze mu kindi gihugu. Yabigarutseho kuri uyu wa gatanu tariki ya 4 Nyakanga ubwo yagezaga ijambo ku bitabiriye umugoroba wo kwizihiza umunsi wo kwibohora ku nshuro ya 31 mu birori byabereye muri Kigali Convention Center. Ni ibirori byitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye barimo abayobozi mu nzego za leta n'abikorera, abahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda n'abandi, ubwo ni abambasaderi. Yagize ati twabahaye inzira, twabahaye umutekano, duharanira kugera ku bihugu byabo, ariko bari gupfa bagashira. Abari gupfa bagashira iyo bibeshya bakarwana, ibyo nta kibazo birimo. Ndabivuga uyu munsi, nihagira ugerageza ejo muzabibona. Umukuru w'igihugu yagarutse ku magambo yakunze kuvuga n'umukuru w'igihugu cya RDC Perezida Antoine Tshisekedi ko ashobora kurasa muri Kigali atavuye i Kinshasa. Ati twarababwiye tuti dushobora kuba tudafite ubwo bushobozi. Ibyo ni nyakubahwa Perezida Paul Kagame yasubizaga, ariko tuzagusangaho
dufite ubushobozi ntabwo ubizi, dushobora kugenda ibirometero 2000 kuva hano turwana mu gihe bibaye ngombwa, ibindi byose ni inkuru. Ati nk'uko nkunda kubivuga, nk'uko nyine nyakubahwa Perezida Paul Kagame akunda kubivuga, ngo u Rwanda nk'uko bakunda kuvuga ngo ni agahugu gatoya, yego ni gatoya arabyemera, ariko ni nayo mpamvu katagomba kurwanirwamo. Ati uzagerageza kudushotora tuzamusanga iwabo, ahubwo turwanireyo. Ati ni agahugu gatoya kadakwiriye kubamo intambara. Abantu bavuga ibyo biboneye ngo dufite drone, ngo bazaza batera u Rwanda, tuzabasanga aho izo drone muzirasishiriza. Perezida Kagame yavuze ko udashaka gukorana n'u Rwanda ko akwiriye kuruha amahoro, kandi ko udashaka kuruha amafaranga akwiriye kuyagumana akayahereza abandi. Umukuru w'igihugu yasabye abanyarwanda kurwanira igihugu cyabo, kuko nibitaba ibyo bizarangira bihindutse ingaruzwamuheto, bagapfa nabi aho kuba bapfa bafite agaciro. Ngiryo ijambo ryo nyakubahwa Perezida Paul Kagame, ndetse n'igihe yarivugiye ni ijambo rikomeye. Ati iyo bibeshya ngo bakarwana, abangaba bari gupfa bagashira. Reka ngaruke ku uyu muhanzi ukomeye cyane mu Rwanda, umuhanzi w'umuhanga ariwe Ishkevin. Nanone nawe ngo sinye muri kampani ikomeye yitwa Universal Music Group. Iyi ni kampani ikunda kuzamura abahanzi, ngo ariko ngo uyu nguyu akaba yasinye nayo amasezerano y'uburyo bubiri gusa. Reka nyabagezeho mwiyumvire. Mukomeje kubana na Ken Chris, iyi nimenye byose ica ku buvumbuzisho nk'ibisanzwe. Ishkevin mu gihe kitari kinini cyane akora umwuga we w'umuziki, ngo kuri ubu ngubu noneho kampani ikomeye cyane niyo yamuhamagaye ati ngwino nawe turemera kuba twagusinyisha. Ati ni kampani yo muri Amerika ariko ifite n'amashami muri Afurika, aho yitwa ngo ni Universal Music Group. Uyu nguyu ngo asinye nyuma yaho mugenzi we ariwe Ariel Ways ariwe ugaragaye yuko yayisinyemo. Ishkevin yamaze gushyira umukono ku masezerano y'imikoranire na Universal Music Group, sosiyete ikomeye ku isi mu bijyanye no gufasha abahanzi, igiye kujya imufasha mu bijyanye n'ubuhanzi bwiwe. Mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere Nzeri 2025 nibwo Ishkevin yasohoye itangazo rigenewe abanyamakuru rihamya ko bamaze gusinyana amasezerano na Universal Music Group, ishami rya East Africa. Ishkevin yavuze ko yasinyanye na Universal Music Group amasezerano y'uburyo bubiri, arimo kumukorera indirimbo ndetse n'ayo kumufasha kuzigurisha. Ishkevin abaye umuhanzi wa kabiri ukomoka mu Rwanda usinyishijwe na Universal Music Group, ishami rya East Africa, nyuma ya Ariel Ways. Ibingibi nabibabwiye haruguru. Seman Keve wamamaye nka Ishkevin ni umwe mu bahanzi bagezweho mu Rwanda, by'umwihariko agakundwa mu ndirimbo nka Amakosi, Knock Up n'izindi nyinshi. Mbere yo gusinya muri Universal Music Group, Ishkevin yari asanzwe akora umuziki abinyujije muri sosiyete yashinze ya Trapish Music. Mu minsi ishize Ishkevin yatangiye kujya ahuza umuziki n'ibyo gusiganwa mu modoka, umwuga akora afatanyije n'umuvandimwe we. Ngaya amakuru nanone yo mu bahanzi cyangwa se imyidagaduro ko Ishkevin nawe ngo yari yasinye ngo ni kampani ikomeye cyane hanze, ariko ngo akaba yasinye ku rwego rwa East Africa, kuko iyi kampani ngo nubwo ifite icyicaro gikuru muri California, ariko ikaba ifite amashami nanone muri Afurika, dore ko ifite ishami rikomeye cyane muri East Africa. Ngo nyuma yaho Ariel Ways asinyanye nayo na gukorana nayo, uyu Ishkevin nawe yemeye gusinyana nayo ngo amasezerano y'uburyo bubiri. Aya mbere ngo ni ukumufasha gukora indirimbo, ikindi kandi bakamufasha kuba yazigurisha. Reka mbibutse, iyi kampani nubwo ifasha abahanzi ariko itoranya bakeya bashoboka, kuko igendera ku bintu byinshi, cyane cyane ku buhanga bw'umuhanzi. Nanone nabagejejeho yuko nyakubahwa Perezida Paul Kagame aho yiyamaga
aba bahashyi cyangwa se abacanshuro ngo baje kurwana muri Congo mw'iriya ntambara iri kurwanirwayo ya M23 ndetse na Congo, aho yavugaga ati yaba abacanshuro ndetse na SADC na ziriya ngabo z'u Burundi, ati iyo bibeshya bakarwana cyangwa se iyo bibeshya hakagira urasa mu Rwanda ngo abangaba bari gupfa bagashira. Nkunda kubabwira yuko inkuru nziza nk'izi ari akagaruka, nk'ibisanzwe yarimenya byose ica kuvumbuza show, jyewe uyibagezaho ndi Ken Chris. Kangusabe gukora subscribe maze like na share kugira ngo tuzajye twibana kandi ibiganiro byiza nk'ibi bijye bibasha kugera kure hashoboka. Reka mbasezere mbabwira nti hasta la vista.